Yes, nanone tubahaye ikaze mu nkuru n'ibiganiro byacu kandi tubabwire ngo amahoro n'imigisha Imana itanga bibomeho aho muherereye hose mu mande enye z'isi ku migabane igiye itandukanye kandi nanone mu bihugu bigiye bitandukanye. Reka tugushimire ko wakoze subscribe kuri Mama Nana official, Mama Mignone official ndetse na Baju TV show. Nitwa City Hunter. Reka nkubwire ngo nimba utameze neza ngo nagahora nukuri nihangana umuntu utameze neza ibintu bizagenda neza. Abatameze neza mu ngo zabo Mama Mignone arabahumuriza ati humura nimba ubona umurejo buzacya irukene ngo humurejo buzacya. Ndi kumwe na Mama Mignone official ndetse Mama Mignone nanone ndetse na Uwumuremyi Leonira ni wewe muvunyishirije ntyo mubyeyi tuguhaye ikaze. Iryo zino ukuntu nari nararyibagiwe ayo mazina nari narayibagiwe noneho nkajya mvuga ngo umenye nzasaba bakandika Mama Mignone mu byangombwa. None se umbaje witwa nde? Nitwa Mama Mignone. Yewe nanjye byari byarancanze ariko ndi kugenda ngibuka. Hari n'abakwitirira ngo bakarya amafaranga ngo y'aba diaspora ngo bazi gukora bride show. Ingo shawe bagatangira kwivugishwa ibi ngo Mama Mignone ngibiki. Hari naho nabibonye nanjye ngo Mama Mignone azaba hari ariko nibazajya banabikora kubikora turabibemereye. Nimushaka mujya mugenda mu izina ryanjye ariko ntimugashuka abana b'abakobwa. Hari igihe umuntu agenda akabwira umwana w'umuko agatangira akamubwira ngo uvuye iwanyu rero ngo ushatse w'abandi, akongera akatangira kumubwira ngo rero ngo umugabo ngo ni umwana wundi, wewe uri umwana wande ni wamenye ngo uvuye iwanyu ngo ugiye iw'abandi. Bagiye bakubwiza ukuri bakakubwira batuvuye iwanyu ugiye iwawe sha uzi kujya iwawe yodo impundu yego kuko kugira iwawe ni iby'agaciro. Rero ibyo bakoresha ngo uvuye iwanyu ugiye iw'abandi ahubwo nibavuga ngo uteye intambwe uvuye iwanyu aho bagutekererezaga aho bagukoreraga buri kimwe cyose ugiye iwawe aho ugiye kwitekerereza aho ugiye gukora ibintu byose noneho bikuye ku mutima. Yego ibintu bikabasawa amafu n'amafaranga rero bigufubike ndetse n'abadukurikiye. Ubundi twikomereza ikiganiro duheruka turi kuvuga ngo Julienne Kabanda ngo yujuje arena agiye no kuzuza stade bucya mu gitondo. Iryahanuwe n'abahanuzi bavuga ngo twarabihanuye ko bagiye kumufungira ati none dore birabaye. Uri umugresi uri muri no mpamvu wakubise makero uyu munsi nambariye APR. Uyambariye hari APR umukara n'umweru. Ubura rero abantu bankurikiye iby'amakipe byo sinjye mbimenye sinjye menye biva niyo bijya ariko umukara n'umweru washobora kuba ari APR hanyuma ubururu n'umweru bikaba Rayon Sport. Ayo makipe yarazwi mu gihugu. Warutangiye gutyo uti uri mu Grace Room sha nukuri Grace Room ni isaha abayikunda bakomeje kwikunda. Abakunda Julienne Kabanda bakomeje kumukunda n'abakunda Imana bakomeje gukunda Imana. Kuba bivugwa yuko hari hafunzwe ntibisobanura ko gusenga bidakomeje. Abantu bakomeje gusenga, abantu bakomeje gutera intambwe nziza yo kugira ngo begere Imana. Rero kuba Julienne Kabanda yarujuje Biki Arena byari by'agaciro, byari bishimishije. Hari benshi bahabohokeye, hari benshi babonye Imana, hari benshi bagiye bava naho bari bakajya ku rundi rwego. Umuntu akaba yari umunyange sombi akazivamo akajya ku rundi rwego bitewe na Julienne Kabanda. Twagiye tubona ubuhamya bwinshi umugabo akaza akavuga ati ngewe nanywaga ibiyobyabwenge ngakubita umugore ngenda kumwica n'umugore akankubita uwo munsi warushije indi mbaraga akaba ari we nyine unesha undi nyine nkuko nguko. Ariko bitewe n'inyigisho bagiye bakira nuko ugasanga n'urugo rushima Imana kubera ko yavuye mu biyobyabwenge yamenye ubwenge amenya gukora amenya gushakisha amafaranga ukabona noneho umugore yambaye igitenge umugabo yambaye ipantaro n'ishati biteye ipasi. Ibyo byari ibintu byiza rero buri muntu wese yishimiraga. Ukabona umwana w'umusore arakubwiye ati ngewe nanywaga ibiyobyabwenge. Turabyibuka Julienne Kabanda ajya Nyabugogo
hariya ku mashyirahamwe akoresha igiterane cyiza cyane abantu benshi barahabohokera memu na hariya muri arena hari abantu benshi bahabohokeye hari umuntu wabyumvaga akavuga ati nubwo ntarasengera ariko reka ngende ngeyo akahagera agataha afite umutima navuga uhumurijwe bitewe n'ijambo ryiza yumvishije bitewe n'icyo yakiriye. Uyu munsi rero kuba umuntu yakwicara akishimira yuko yahanuye ko bigomba gufungwa kuko iyo uvuze gutyo ngo nari narabivuze nuko uba wumva wishimye kandi waratsinze igitego ahubwo iyo uhanura ukavuga uti ko ndeba hari imitego iri imbere mwahinduye ibi n'ibi. Uyu munsi ntacyo nk'abantu basengeraga kwa Julienne Kabanda nta muntu ufite icyo amushinja ariko niba yaragonganye n'amategeko ya leta na leta ntabwo turi bugire icyo tuyishinja kubera ko ubundi nta nubwo twayobotse umuntu twayobotse inyigisho atanga. Inyigisho atanga zarahumurizaga inyigisho atanga zatumaga umuntu agira ibyizere by'ejo hazaza ariko ubu uyu munsi ntabwo navuga ngo inyigisho yatanze hari aho zanjyanye habi nta nubwo inyigisho yatanze ntacyo zigeze zica ku buzima bwanjye gusa niba hari ibyo atujuje mu byo yagombaga kumvikanaho na leta kuko akorera mu gihugu ibyo ngibyo aho ngaho ho ni ku giti cye ariko nk'abakristo barafashwaga ni nayo mpamvu abantu bajyagayo. Hanyuma ibindi byo kuvuga ngo ibiki aho rwose kami ka muntu n'umutima we niko bavuga. Yego hari abavuga ngo nubwo kami ka muntu ari umutima we urihangana ariko nanone tubitangire ho ibitekerezo nawe uko byumva bakavuga ngo n'ubundi ngo n'ikimenyimenyi reba amashusho yatangaje ntikigaragaza neza ko akorera ubwami bwa Satani ngo kandi nanone ikimenyetso gifatika ngo nuko Satani ahemba nabi nyine ntago yaba yarakoreye Imana ngo igihugu cyangwa RGB ngo imuhembe kumufungira ati biriya ni ibihembo by'umwami akorera. Yaba ari Imana akorera yagakwiye kuba yaramushyigikiye kandi nanone agatuma agira feva ntibamufungire kandi ibyo bikorwa bikagaragara kuko nawe ni kubyumva ko imyuka mibi yakoranaga nayo cyangwa nawe warabibonye ko ariko buretse wikwirwa ubazana ibintu byinshi. Yesu bajya kumubamba ku musaraba ntabwo yari umwana w'Imana yari umwana w'Imana abamubambye se bamwitaga iki banamwise Bezebuli kandi ari umwana w'Imana none muragira ngo se abantu bongere hiti none se hari uwabujije Yesu kuvuga ubutumwa kuri iyi si abariho bose se ntago ari we bakurikiye abo bitwa abahanuzi se ntago ari we bakurikiye abavuga se icyo nzi cyo nuko ibyo yigishaga bisomaga muri Bibiliya yabikuraga muri Bibiliya akajya mu gitabo cy'indirimbo hakaza abahanzi baririmba indirimbo z'Imana akabakira ingendo yakumushinja iby'imyuka mibi aho iherereye ndahazi. Ikindi gikurikiyeho hari ikintu nshaka kubwira abantu kuri uyu munsi kandi bajye bambabarira bananyumve neza. Umuntu nimubona afite ibyiza ntimukabyitire ariko Satani igira ibintu byiza. Ndiye kugeza ubu ngubu iki kibazo narakigize ngo abantu bagiye ari benshi ngo nukubera Satani ngo abantu bambaye umweru ngo nukubera Satani. Satani kuki itabambika ibyacikaguritse ikabambika amakanzu meza y'umweru y'igiciro umuntu akagura ikanzu y'ibihumbi 200 ubwo nukubera Satani yatumye agura ikanzu y'ibihumbi 200 kubera iki batagura imyenda icikaguritse ngo bagende bambaye ibisa nabi. Ni ukuvuga rero njyewe hari ikintu kimwe navuga abemeza ko ibyiza bituruka kwa Satani ni ukuvuga ko nta cyiza bo bagira ubwo ibyabo byose ni bibi si byose ariko tujye tuvugisha ukuri. Uyu munsi umuntu udukurikiye yihangane avuga ati hari amategeko tugomba kugenderaho. Ubu nanjye mfite amategeko ngenderaho nawe iwawe mu rugo iwawe hari amategeko ugenderaho n'undi nkurikiye wese afite amategeko agenderaho mu rugo iwe. Iyo umwana yishe itegeko mu rugo iyo umwana akoze amakosa mu rugo ashobora guhanwa. Na Julienne rero niba hari ibyo tubahirije mu byo yari yasabwe na leta kumuhana birumvikana ariko ntago bisobanura yuko ibye ari ibyo kwa Satani. Ikindi navuga mbere kuvugira kuri Julienne ngo akorana na Satani amatorero yafunzwe muri iki gihugu nangaye menshi cyane. Ubu ugeze ku rusengero rwa ADEPR quelque part ugasanga bararufunze aho habagamo Satani
ugeze kuri santarari runaka bafunze iyo yabagamo shitani. Hari amasantarari hirya no hino afunze, hari amasare hirya no hino afunze y'amadini atandukanye, ayo yose yari arimo shitani. Ahubwo Julienne hari urwego yari amaze kugeraho, abantu benshi bamumenye, isi yose yamumenye. Rero kuba yafungirwa nta gitangaza kirimo, kubera ko n'ahandi hose harafunze. Umuntu utubahirije amabwiriza agenderwaho na leta uwo yarafungiwe. Nawe niba atarubahirije amabwiriza agenderwaho na leta, gufungirwa nta gitangaza kibirimo. Ariko kumbwira ngo kuba abantu basa neza kwa Julienne ngo nibyo kwa shitani gutese, ariko kubera iki mushaka ko abantu bazacupira? Ibyiza ntago ari byo kwa shitani. Ibyiza ahubwo hari umupasiteri wavugaga ati Imana ni nziza, Imana isa neza, Imana yambara neza, Imana igenda neza. Nukuri ko Imana nawe wabyumva ukumva kabisa nibyo. Kandi nubundi usibye no kuvuga ngo iki, nawe ubwawe ugomba kwigirira isuku ugasa neza. Iyo umuntu asa neza agaragara neza shaka. Yego we. Mu ndeke wenda uyu munsi sinsa neza, ariko iyo nsa neza nanjye ndavuga ati we. Hari abantu bakatekereza abantu bakanyifotoreza ngo sha hari igihe abantu bajya banjyaho amapica. Yego. Ntiwabibonye sitiyanta abantu umuntu akaza kwegera ati ntakwifotorejeho nabambyisha rwose. Ariko ikiriho ni kimwe, iyo usa neza nawe ubwawe ugenda wumva wifitiye icyizere. Yego. Iyo wambaye neza, wisize neza, usokoje neza, ufite imisatsi myiza, wumva wifitiye icyizere. Ariko reka nkubwize ukuri, ntago ibyiza ari byo kwa shitani. Kera mu byaro bya kera, iyo babonaga umudamu wasukishije menshi yambaye n'ipantaro, yahitaga yitwa izina ry'indaya. Ariko kubera ko abantu bamaze kujijuka, hose hageze umuriro, hageze televiziyo, ubu mwarimu mu cyaro basigaye yambara ipantaro ntibamutuke. Ariko ndagira ngo nkumenyeshe ko kera wajyaga mu cyaro wambaye ipantaro, abantu bose bakagushungera uri umudamu. Ndabyibuka hari ahantu twigeze kujya, twari turi mu kazi, nyine twakundaga gukorera kuri tere, cyane tukajya no muri tere zo mu byaro. Mwajya kuri tere bakaza birukanka bose baje kubashungera, batabazungu baraje bakakureba, bakumva bagukoraho, waba wiyambariye agakoboyi bakumva bagakurura, bakibaza ukuntu umuntu w'igitsina gore yambara ipantaro. Ariko uyu munsi kuko bajijutse, nta muntu mu cyaro bashungera kuko yambaye ipantaro, nta n'umuntu bashungera kubera ko yasutse menshi. Rero n'uyu munsi abi Kigali bari batangiye kumenya yuko kwambara imyeru ugiye gusenga nta nicyo binatwaye. Ubundi se bitwaye Rese imyenda y'imyeru ntibiri gucuruzwa. Uruganda rwakoze imyenda y'umweru buriya n'urushitani narwo. Oya n'abashuti banjye bacuruza utwene uwo munsi barariye kuko abadamu baguze imyeru abagabo imyeru. Nzo wambwira gute ko kwambara umweru ari ikosa? Rero reka mbabwize ukuri, bantu mudukurikiye, buriya inshuro nyinshi ntitukajye ducira abantu urubanza. Ikindi gikurikiyeho, umuntu wabonanye na Satani bakaganira bagasurana, niwe uzi ibyo Satani akunda, niwe uzi ko Satani akunda ibyiza, niwe uzi ko nicyo ngicyo nge nakongeraho kuri ibyo ngibyo byo kuvuga ngo imyuka mibi ngo ibiki, ntago mbizi, sinje hano kumweza, ariko gufungirwa ahafunzweho ni henshi, ntabwo ari we wenyine. No gufunga birakomeje, neje muzumva hari undi bafungiye, neje bundi mwumve hari undi bafungiye, bafungira Nyirindekwe, nta muntu n'umwe wabyakiriye, nta n'uwabyemeye, ariko byarabaye. Iyo utubahirije amategeko ntago byavamo. Ubundi isi yubatswe n'ibintu bitatu, njya nkunda kubagira inama nkavuga ati uzabeho utinya, wubahiriza amategeko cyane rwose. Ikindi cya gatatu tuzakivuga ubutaha. Abantu bitegereza Yorodani rero, kuri umugeresi umutuganire unashyireho ukuri kuko ari abantu bumva bitwa babijiyo bijiye, babijiyo bija gata watu uko byagenda kose uri akorana na Satani, banahurira no mu isoko akanga kumusuhuza. Barabatiza, amashusho atembera ku mbuga nkoranyambaga, abantu bamwe barapfa, abandi babyita kuzura umwuka wera. Ariko hari uwavuze neza aravuga ati kuriya wabimikaga ngo babashyira mu mazi babinura, ngo amuhaye Satani, amugaruye ku isi nawe gukorera Satani.
navuga bati n'ikimenyimenya abo bose babatijwe ngo nta n'umwe wari ugiteranirayo. Harimo n'abavuga ati ugiye kubareba abo ngabo babaye inyatsi zigendera ngo ni abasinzi n'abasambanyi ngo basambanye kurushaho. hashize igihe kingana icyo umubatizo ubaye? Ejo bundi hashize. None se babwiwe n'iki ko abo bantu bose umuntu wari ubari inyuma wagombaga kubakurikira? Ariko twagiye tuvuga n'ibintu byiza, sha n'ukuri ko Imana gucururiza kuri kamera ni sawa, ariko tujye tunatekereza ubu abantu Julienne yabatije 500. Wowe uri kuvuga ibyo bintu, abantu 500 bose babatijwe urabazi? Abantu 500 bose babatijwe warabakurikiye? Ariko ubundi buretse manze mbabaze n'ikindi kibazo, iyo umuntu avuze ngo runaka n'umusambanyi rogi baba bari kumwe nawe? Ariko narumva bafashe ba nyiri rogi, babafatiye heza ba nyiri rogi buriya nibo batangaza, ba nyiri rogi nibo batangaza amakuru. Bati muri iyi rogi abantu bazamo n'abasengeraga muri Grace Room. Yego, none se iyo umuntu agiye muri rogi banamubaza aho yasengeraga? babona ku mashusho atembera tuyusumwe nabonaga agwa hasi. No kuvuga ngo yakuriraga n'isura. Ariko uyu muntu ukora muri rogi nawe nta kazi afite, shebuja mwirukane. Kubera ko afite umwanya munini cyane wo gukurura ishusho y'umuntu kugira ngo amenye ko runaka batirizwamo, noneho anamukurikirana amenye ko azaza no muri iyo rogi. Uyu muntu yaba afite imirimo ibiri. Hari umurimo wo gukurikirana kwa Julienne, ubwo ni maneko ugomba gukurikirana ibyo kwa Julienne byabaye, hanyuma agakora no muri rogi. Ubwo biraterwa na kontra yaba yaragiranye na nyiri rogi. Kuko niba ari uko nguko bimeze, ibyo ari byose ibintu bitamaze iminsi, ukamenya ko umuntu wari uri hariya wese icyaha yaguyemo ukaba wari uhari, ukamenya ko yagiye gusambana, ukamenya ko yagiye gusinda, uramukurikira muragendana isaha ku isaha. Ndiye kugeza ubu ngubu burya umuntu uzagushinja ikintu ujye umenya ko mwagihuriyemo. Abandi bati yadusezeranije urubyaro ntitwarubona. Hari ubundi Julienne niwe utanga urubyaro. Ubundi se Julienne niwe utanga urubyaro? Nyine wabyibaza, nicyo nanjye nari nkubajije. Julienne atanga urubyaro hariya, bamwe bakajya kuri liste, abandi bakaba bategereje, kuko tubona hari abashima. Ngabo ndi kuvuga nabo twabonye binashima. Yego, mbo abantu bagendera mu buryo bwa kirokore, ibintu byo guhabwa amasezerano barabizi, barabyizera cyane, barabyizera. Iyo uri mu kirokore ugasengana n'umuntu akaguha isezerano, Imana igatanga isezerano inyuze muri uwo muntu. Iri sezerano ushobora kuritegereza ukwezi kumwe, amezi 2, ushobora kuritegereza isaha, ushobora no kuritegereza imyaka 10 n'imyaka 100 ahubwo cyane rwose. Mujye mwibuka isezerano Aburahamu yahawe kugeza ubwo Sara avuga ko bitagishobotse, akaba ari nawe umugira inama yo kugira ngo ashaka undi muntu baryamana bita Hagari, sibyo? Sara byarakomeje kugenda ubwo Sara ageze imyaka 90, Aburahamu amaze kugira imyaka 120. Sara aravuga ati ntago byakunda, ndashaje, sinkijya no mu mihango y'abagore. Nukuvuga ngo yari yaramaze no gutakaza ibyizere by'isezerano. Ariko umunsi ugeze rya sezerano rirasohora. Haleluya! Ubwo muragira ngo mbwirize. Nafashijwe cyane. Nanjye Imana yambwiye ko izanyicazanya n'abakomeye, none turicaranye. Nandi no kubatunga kamera ku mataratara meza n'igisuko cyiza, ariko disi we kwikomereze kabisa. Imana ahishimwe, Imana yabivuze kabisohoza. Yego. Rero niba Imana yarashoboraga gusohoza isezerano rya Aburahamu nyuma y'imyaka 120, inshuti yanjye, kukiweho niba warahawe isezerano hariya wakwicaye ubundi ugategereza? Kandi isezerano ushobora kurihabwa ariko rikagira n'inzira rinyuramo. Icyo kintu ndacyemera 100%. Niba Imana yaguhaye isezerano ryo kuvuga ati City Hunter uzatunga very oya mu gitondo I receive in the mighty name of Jesus. Reka nguhanurire professor abantu bose basigaye barabaye abantu unanye mbayo. Oya uzagenda muri Imana yakubwiye ngo uzagenda muri very I receive, amen. Urajya wirwa uryamye kugira ngo iyo very tuzayigendemo? Ndego City Hunting. Ugomba gusiti hunting. Si byose ugomba urakora
ugakora n'ubundi ugira ngo ubeho uko ukora Imana ikagenda itanga umugisha uko Imana igenda itanga umugisha ugenda uzamuka ukazashiduka nayo vewiti wayigezeho ariko warayihanuriwe yego si byo se ugatangirira kuri 0 bikarangiza uhindutse hero from zero to hero ariko uba wakoze hari ahantu biba byatse si byo se ntabwo uzajya mu buriri bwawe ngo uryame ngo Julienne yampanuriye kuzagenda muri vewiti nurangiza ngo vewiti turuke hejuru mu kirere izi kwidunda imbere ntago byashoboka nshuti yanjye ntago Julienne yaba yaraguhanuriye ngo uzagira urugo rwiza nurangiza ngo uryame nujya kubona ubone uri mu nzu harimo n'umugore utarambagije ntago wamubona reka wamubona ubu daterese city hanta uzabona umugore gahunda no kurambagiza gahunda no gushaka inkwano si uko nguko gahunda zimeze hari n'igihe Imana yahita ivuga ati rero muhungu wanje kubera ko naguje n'abakomeye inkwano yituruka ntago wahamenya bushobora gucya mu gitondo bavuga ati city hanta si inkwano waburaga ndayiguteye ariko nawe wagaragaje gukora ikindi cya kabiri uba washatse umugeni ntago waryama ngo ibyo bintu byizane rero iyo traje iri hagati yo guhanurirwa urugo no kurugira hari icyo ugomba gukora nawe kugira ngo bigende neza sibyo niba Imana iguhanuriye kuzabyara ntago wakwicara ngo inda yiterekemo ifoko hagira iminsi n'ibihe bicamo nyine igihe cyo kubyara hari igihe kigomba kubaho hari abantu bagomba guhura kugira ngo wa mwana aboneke si byo se hariho n'igihe ashobora kubiguhanurira gutyo waca kwa muganga akari gakosamyemo bakagakosora bikemera ariko uyu munsi ni ukuri kuvuga ngo yaranyijeje niba ari we wari ukurikiye hakanibye ariko niba wari ukurikiye Imana iby'Imana yakubwiye byanze bikunze bizasohora ubu izi saha abantu bari hafi za Bwerere n'Imururu batazi ibibera i Kigali hari igihe ashyiramo utumegabayiti twiwe yarangiza akagwa ku nkuru nk'izi ngizi rimwe na rimwe akumva ati umuntu yabatije abantu barapfa yaba arimo aranabwiriza ati hari umuntu w'umupasiteri wabatije abantu barapfa uwo mupasiteri akorana na Satani ati mwige mwirinda kuko bari abantu twabonye ubundi batangira kuvuga ngo muza harya bya bindi bakoresha n'ibitidi ngo bazaza bavuga Imana bose siko bakorera Imana ngo sinzi uburyo cy'abantu babijijishamo bambaye ishusho kwera ariko reka ngo utangarize wowe nkurikiye kurikira Imana ukubwira kubeshye cyangwa kubwiza ukuri ariko wowe uzi yuko ukurikiye Imana yo mu ijuru kubera ko nubundi nta gipimometre iriho izagupimira umuntu kubwiza ukuri n'ukubeshya ukuri se bari abantu koko bari bapfuye cyangwa nta muntu wigeze apfa byagenze bitese ko twabona video igaragaza abantu baramba ariko kujya muri ariya mazi weho nago wagira igihunga yarakonje se ari barafu cyangwa firigo ashobora kuba konje ariko shareka nkubwiza ukuri buriya n'umuntu utarigeze ajya muri piscine koga kudumbura mu mazi nta kuntu bitagutera igihunga reka ahubwo bari abantu bagira n'imbaraga hari umufite ibiro kamudumuramo kamuzamura aho rero niho abapaparazi bapaparariza bavuga ati kiriya ni ikimenyetso cy'uko ari imbaraga zituruka kwa shitani baba zarabakoreyemo zikabagarika kuriya bakaryama hasi basinziriye bari kugirana amasezerano na shitani uyu munsi hari ikintu ngiye kubwira abantu uyu munsi dufite ikibazo cy'abitwa abakristo uraza gusanga abantu benshi bari kuvuga ibi bintu n'ubundi ni abakristo njya nibaza igituma habamo ihangana hagati y'abakristo ni nkurikira uyu nkurikira wikurikira uriya ni njyewe ukuri ni njyewe uvuga ukuri reka mbabwize ukuri ni njye wa mbere ni njye uhanura bikemera ni njye ubatiza neza iwacu dusenga neza iwacu nta myuka mibi ihari abandi bose ugahita ubasiga icyasha umushumba wanjye ni wewe abandi bose ukabasiga icyasha kuki abanywi ba byeri
badasebanya. Hari abamwe babyari mwari mwabona basebanya wapi ngo ubone umuntu ari kuvuga ati umva nkubwire akajya hariya agatuka mitsingi kubera ko anywa primus. Hari ibyo mwari mwabona kuri social media mwarabibonye wapi ahubwo abarokore tugira akaririmbo gasebya byeri ko nabo badusebereza igikoma karirimbo ngo itesite yantawe ngo wandutiye byeri naza mitsingi barata niyo mpamvu nk'igikoma naho njyewe nakibura njyewe nzanywa amazi nshima Imana wandutiye byeri. nyine aka kantu n'umuntu wese ajya kumva abakristo njye mbona dukabya. Abakristo nitwe tuzicara tuvuga ko papa ari shitani y'amahemba ngahe. Abakristo nitwe tuzicara tuvuga ngo bari abanyamwuka ngo nabateka mutwe baravangiwe. Nitwe tuzavuga ngo bari abahanuzi nabateka mutwe. Dutangire tumere nkaho turi guterana amacumu twireherezaho. Kandi ariko umuntu unywa primus inshuti yanjye ntabwo yajya hariya ngo atuke mitsingi. Reka ntabwo bibaho. Umuntu unywa Skol ntabwo yajya hariya ngo atuke izaburarirwa. Hari n'amadepo uzasanga harimo izaburarirwa harimo n'iza Skol byose abicuruza. Sibyo ubundi umuntu agafata ka Skol agasuka muri fanta ya burarirwa kinywera byose akaba aravanze hagira icyo bimutwara agacanga. Ariko mwebwe bakirisitu kuko uwo muri ADPR ntuzigera ukandagira muri Zion. Uwo muri Zion nagera muri ADPR ntibamwicaza n'imbere nta nubwo bamuhereza n'agatuti. Ibi bintu by'abakristo hari igihe bigeraho bikancanga. Havuga ati reka rero nikurikirira Imana yo mu ijuru n'urusengero hari nzareka kurya. Ariko reka nkubwire n'umuntu ufunga isengero buriya azi n'ubwenge ngenda namushima kuko ibi bintu bizana amashyari atuma abantu bamera nkaho bahanganye. Ako kantu ntabwo wakabonye aho jango banashyigikire bitabira aho kugira ngo abakozi b'Imana bashyigikirane barimo barahangana. Nukuri ko Imana nimukomeze mufunge mpaka bajye bandikaho ku itangazo bazajya basora nta gatekerezo maye RGB nk'umuntu utekereza amategeko abereho twebwe ngo atorwa n'abaturage agashyirwaho n'abaturage dati demokarasi. Bazajya bashyiraho bavuge ngo kandi ubwami bw'Imana si ubw'amagambo ubwami bw'Imana ni imirimo cyane. Yego. Hanyuma rero inama ku bagresi room bose mwahasengeraga nyine mukabohoka. Abandi abagabo buriya sinzi neza nago abagabo babahaye gahunda yo kongera gukubita abagore niba babahaye gahunda yo kongera guca inyuma abagabo banyu. Nta kintu na kimwe babahayeho uburenganzira. Nimba mwari mwubatse kuri Julienne bamwe muragwa abubatse kuri Kristo abo bazakomera. Inama rero inama ngewe ngiye kugira umuntu anyumve neza. Kuba Grace Room yafunzwe ntabwo amasengesho yigeze afungwa. Kuba Grace Room yafunzwe icyambere cyo ntabwo Kristo yafunzwe. Icyo tujye tukemera. Ikindi twere kuvuga ngo Julienne Kabanda kuko ntabwo twakurikiye Julienne Kabanda ahubwo twakurikiye ijambo rihavugirwa. Umuntu uzi ko yakurikiye Julienne Kabanda personnellement azajya ajya kumusura mu rugo iwe. Sibyo se anasengera muri Jubilee Revival Church riyoberwa na Kabanda cyane rwose. Umuntu uzakenera Julienne Kabanda nimero ze zirahari ajya muhamagara baganire uwakurikiye Julienne Kabanda. Ariko uwakurikiye Imana arabigumamo neza. Hanyuma umugresi Room aho aherereye hose namubwira ngo wirinde gutema ishami ry'igiti wicayeho. Iki giti kirahagaze ntuzigere utema amashami yacyo kandi uyicariye. Icyo nshatse kuvuga mwirinde kwinjira mu basebanya. Ega buriya gusebanya si byiza nshuti yanjye. Uzabeho uvuga umuntu neza ariko ubundi kuvuga neza abantu byabatwaye iki. Ukosheje ukamugaruriza neza aho kuza umukubita amacumu. Niba Julienne hari kosa yakoze ntago abakristo bahanuzi ntago ari mwebwe bo gufata
amacumu n'imyambi ngo mumutere, ahubwo nimuvuga muti hariya mugenzi wacu yarahemutse, niho nari mpereye mvuga nta munywa primus utuka umunywa wa mitsingi, ntago bajya batukana. Ahubwo ujya kubona ukabona takara wundi sha buri wese uwo bahereza skoro, uwo bahereza mitsingi, uwo bahereza Knowless, buri wese bakamuhereza ikinyobwa ashaka iyo bicaye mu kabari atavanguye, yarangiza akishyura na ya fagitire atavanguye. Ariko mwebwe bakristo bitewe naho uri gusengera, mwebwe muri kwirwa mutungana intoki. Nakubwira ngo vuga ngo uyu ni mwene data muri Kristo, uyu ni mwene data muri Kristo. Numara kubona ko umuntu ari mwene so muri Kristo, urukundo rwanyu ruzaganza. Hanyuma musangire iyo Bibiliya, nkuko nabanywa inzoga bazisangira z'ubwoko bwose nta nimwe bavanguye. Sibyo? Ubundi ubuzima bukomeze mworoshye ibintu nshuti yanjye, ariko ubundi kuki mubigira intambara? Yego turi gucuruza, ariko buri iyo twese tuza ducuruza rwose kuri Julienne Kabanda tuvuga tuti niba utarubahirije amategeko ya leta, ibyo byo rwose nta uri bubicikire. Iyo tuvuga gutyo nta kibi, ariko kuza nkubwira ngo nukuri kw'Imana ngo uri umwicanyi wisha abantu wabashyize muri Yorodani, nta muntu wapfuye. Mama Minyo, tukiri aho ngaho iyo nkuru twari tugiye no kwivaho. Yego. Julienne ni umuntu w'umusirimu, she's educated. Yego. Those who are around her, they are educated. Niki cyatumye wenda mutamenya neza ko muri gukora ibintu bitubahirije amategeko? Nuki cyatumye mutamenya? Uzi igituma bashyiraho amategeko? Amategeko ajyaho kubera ko abantu baba bagomba kuyica. Si byose? Nyine niyo mpamvu habaho amategeko. Kubera yuko hari abantu barenga iyobora, niko nabyita. Hari abarenga iyobora. Rero nshuti zanjye, amategeko ubundi yariho nuko hari ibintu biba bigomba kubahirizwa. Rero kuba umuntu yagira, kuba umuntu yayarengaho yayica, bibaho muri kamere muntu. Nakubwiye ngo no mu rugo umwana arakubagana, umubyeyi akamuhana. Mu rugo umwana umugore amenitasi atabitekereje. Si byo se? Ushobora no kuba uri kugenda mu muhanda utwaye imodoka ipine igaturika. Ushobora no kugonga umuntu nta bitekerezo wari ufite utwaye imodoka. Ahubwo kubera impamvu runaka wa muntu ukamugonga ukamwica utamuzi nta naho mwigeze muhurira. Rero no kuba Julienne yagongana n'itegeko, njye ndumva nta gitangaza cyabaye. Ntabwo ari we wa mbere. Nejo hari abandi bazaba bayagonze, nejo bundi bazaba bayagonze. Ntago ayagonze kubera ko ari muri gospel, n'abatari muri gospel barayagonga. Ubu uyu munsi wasanga ari bo hari abantu barenze 100 yafashe kubera ko bisha amategeko runaka. Na Julienne rero kuba yakwica itegeko bakamufungira, nta gitangaza kibirimo. Nta gitangaza kibirimo habe na gato. Yego. Reka tugushimire Mama Minyo. Murakoze cyane. Narinzi ko turi buze kuganiraho abantu batwihanganire ducumbi cyanga tukaganira nyine kuri wa muhungu wawe n'umukobwa utubwira ati abagabo basigaye bakubitwa, abagore akaba ari bo barira bakajya no kurega. None y'icyanangaje umugore asigaye arega umugabo akanamutwara mu modoka cyangwa akabwira umugabo ati ntwara nkubwira ahantu tujyana cyangwa ahantu badutumiye, mukaba kagenda agasigarayo umugore agataha. Umugabo agasigarayo umugore agataha. Hagiye baganira ari shushushe. Uko byagenze. Ntago byoroshye. Ntago byoroshye. Muri iki gihe hari ibintu byinshi nyine bitandukanye. Gusa njye ikintu njye nibwirira abantu. Ndababwira ngo urukundo ni rwogere. Tugire urukundo ruzima kandi urukundo rutari uburyarya. Ningukunda ngukunde ngukunze. Nta yindi mpamvu. Ntitwabura icyo dupfa. Ahari abantu hajya hano kuruntu. Dushobora no kuba dukundanye ukandeba ukabona ntunyishimiye.
cyangwa nanjye se nkabona sinkwishimiye bitewe n'impamvu runaka kubera ko ntitwavutse mu ndimwe buriya nari ngiye kuvuga ngo abantu bashobora gukundana neza n'abantu bavukana ariko n'abavukana ntago bakundana sigaye baryana n'abavukana ntago bakundana bafite papa wabo ari umwe na mama wabo ari umwe nabo basigaye baryana ndetse bakanicana bakarwana umwe akaba atakandagiye mu rugo rw'undi umwe anyuze undi akaba yahanyuza umuriro kandi ari inkurikirane bavukana rero ikintu nabwira uyu munsi umugore n'umugabo bari kumwe manza weho wishakira ibyishimo wa mugabo we numara kubona ibyishimo uzabiha n'umugore wawe wa mugore we ishakire kwishima nubona ibyishimo uzabiha n'umugabo wawe niba wumva utagambiriye kugirirwa nabi ihangane nawe ntugirire mugenzi wawe nabi kubera ko icyo ubibye nicyo usarura ushobora kubona imbuto zacyo City Hunter uyu munsi uri umuntu w'umusore nta n'umuntu ujya ugira iyerekwa ariko ngo tubaze ati City Hunter ko nta kintu twamukuye mu busore twirwa tuguserereza ko uri umusore swate icyo nashaka kuvuga City Hunter igihe uzabona ugiye kubaka urugo uzabanza utekereza uvuge ngo uru rugo ngiye kubaka ndaruganisha he ese nkeneye kuzishima muri uru rugo niba utekereza kuzishima muri uru rugo uzabe nyambere mu gutanga ibyishimo hanyuma niba nyambere mu gutanga ibyishimo ubu uzabiha nawe azabigusubiza uyu mudamu uzashaka nawe iki kintu yakagombye kuzaza gifite mu mutwe we akavuga ati igihe cyanjye cyo kwishima ni iki nishime guhera uyu munsi kuzageza mvuye mu buzima mvuye mu mwuka iyo ubwiye umuntu ngo nishime guhera uyu munsi kuzageza mvuye mu mwuka ibi byishimo wowe kubera ko ubishaka ubiha mugenzi wawe rero umugabo n'umugore kuri uyu munsi nababwira ngo icyambere na mbere manza wiyumvemo kugomba kuba umutera amahoro mu rugo rwawe ari umugabo w'umutera amahoro ari umugore w'umutera amahoro ariko cyane cyane iri jambo nkunda kuribwira abagore nkababwira ngo umugore ni umunyarukundo umugore ni umunyampuhwe umugore ni umunyembabazi umugore ni umutera amahoro ibi bintu iyo umugore yabigize mu rugo byanze bikunze urugo ruragendwa yego reka tugushimire mu minyo tugane ku musozo twagira ngo nidufatira hamwe umuryango tuwuteranyeho n'itorero ibiri gupfapfana rero ariko nanone umuntu wese yihangane Paul we yabwiye abakora intaravuga ngo buri muntu wese yirinde uko yubaka kuko inyubako yose izasuzumishwa umuriro urugo rwiza ngo ni ijuru rito ngo naho urubi nabuze igisobanuro cyarwo ibintu bizagenda neza rero ngo urugo rubi ngo rurutwa na gereza ngo ni igihonomo niko mama nana yarari arambwira tubwira abantu ko mama Mignone Official akora guidance and counseling psychotherapist ibintu bikagenda neza wa mugabo we nimba umugore agukubita akaguta kuri gereza bakagusigayo bagushyize mu maboko atarayawe bugacya mu gitondo babiganiriza nyaboneka nuyavamo uzaze mama Mignone akuganirize ubutaha rero naho tuzaganira kandi ibintu bizabasawa mama Mignone tanga nomero ya telefone ubundi twitahire nimero yanjye ni 0788 268 83 22